umunyamakuru w'umwuga Martin Mateso wakoreye ibitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda no mu Bufaransa yitabye Imana azize umutima ku myaka 70. Radio Ijwi rya Amerika VOA yamubitse yavuze ko Martin Mateso yitabye Imana ku itariki 20 Ukwakira 2024 aguye mu Rwanda aho yari yaje kwizihiza isabukuru y'imyaka 70. Martin Mateso yakoreye Radio Rwanda, Televiziyo Rwanda na TV5 Monde yo mu Bufaransa aho yari afite urugo kuva muri Mata 1994. Nyakwigendera ni umwe mu banyamakuru bajyanishaga uwo mwuga n'ubuhanzi. Indirimbo ze zamenyekanye cyane ni yitwa Bibiana n'iyitwa Amagorwa yo mu rugo. Imana imuhiruhuko ridashira. Yagera kurabiri na nkuru yawe ndetse ntakizi yukukibaho. Bibiana nshuti yanjye ko twabanye kuva kera shenge disi kucyume mukira duhuye nk'abagenzi bataziranye ndetse batigeze kubonana. Bibiana nshuti yanjye ko twabanye kuva kera shenge disi kucyume mukira. Bibi naragukunze sinzi niba unkunda icyakora umenye yuko ntakubeshya. Bibiana nshuti yanjye ko twabanye kuva kera shenge disi kucyume mukira. Icyakora nzihangana zagutegereza iteka kugeza igihe uzanyemera cyangwa ukanyanga. Bibiana nshuti yanjye ko twabanye kuva kera shenge disi kucyume mukira. Bibiana nshuti yanjye ko twabanye